ibi binyoma by'uko umuntu yapfuye abadapfuye neza, Satani yarabifashe. Igihe itorero rya gikristo ryatangiraga, abapagani baraje bifatanya n'abakristo muri kado babahaye. Buriya iyo ukundanye n'umuntu uba ugomba no kumupfunyikira kado. Muri kado, igihe ubukristo n'ubupagani bifatana bikitegura kugendana, mu mwaka 321, igihe Konstantino yazaga ari umupagani ariko akaza akabeshya ko yabatijwe, kado ya mbere batanze ni kado y'uko umuntu yapfuye abadapfuye by'ukuri. Gupfa ntimuzapfa. Itegeko ry'Imana rimwe ryishwe ntago byabuza hari ibintu bajyaga bavuga ngo ntago byabuza impara kugira gute impara gucuranga. Ubu ibinyoma bibiri bivuga ko itegeko ry'Imana rishobora kuvaho, gahunda z'Imana zigakomeza, Imana ikareba ibindi ariko itegeko warishyize ku ruhande. N'iki kintu kivuga yuko umuntu yapfuye abadapfuye neza. Aho niho hubakiye inyigisho z'ibinyoma zose. Ndagira ngo tujyane muri Bibiliya, Yesaya igice cya 8 umurongo wa 19. Bibiliya iravuga ngo kandi niba babwira ngo nimushaka abashitsi mubashikishe, mushake n'abapfumu banwigira bakongorera, mbese abantu ntibari bakwiye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza? Mbese iby'abazima byabazwa abagize gute? Abapfuye. Iki kinyoma, ibi binyoma bibiri Satani yaragiye arabitegura birangira. Ubu umuntu asigaye apfa, wajya kubona ukabona umuntu ahagaze imbere y'imva arimo aravuga ati rwose urabizi wagiye tugukunda, abana bawe ubu turi mu bukene, kanaka yarangije ishuri yabonye diplome, ariko mama waratuvunikiye none dore wapfuye utararya ku mafaranga yacu, ariko nta kindi twari gukora, dore twazanye buji, tuzana n'amavuta meza, iyi mva yawe tugiye kuyishyiraho amakaro kugira ngo uzakomeze uduhe umugisha, turabizi mama uradukunda. Arimo arabwira iki? Abatagatifu barakomeza. Hari uwitwa Mutagatifu Martin Talbot, ashinzwe gufasha abagwaguza mu biyobyabwenge. Ba bantu ureka itabu uyu munsi, ejo ukongera ukarisubiramo, ejo ukongera ukarireka ukarisubiramo. Kiliziya yashyizeho umutagatifu bashinzwe. Ariko ndashaka kubabaza, Bibiliya iravuga ngo Imana niyo iha imbaraga abagize gute? Abanyantege nke. N'utibashije niyo imwongera iki? Imbaraga. Abatagatifu ibyabo birakomeye cyane. Mutagatifu Peregrine, uyu nguyu asengwa kandi agafasha abantu barwaye kanseri gusa. Abagabo rero murabizi, abagabo mukora akazi kagoye. Ubwo Mutagatifu Yosefu agize gute? Arahari, azaza abafasha nkuko yabonaga iposho ryo gutunga Yesu, namwe azagera gute? Azaribaha. Ariko Bibiliya ivuga ngo iki? Uwiteka niwe ugira gute? Niwe udutunga, niwe utumenyera ibidutunga ku manywa na ryari na nijoro. Ariko ni ukubera iki iby'abapfu birimo, iby'abazima birimo kubazwa abapfu? Umurongo wa 16 w'igice cya 2, Imana yari yaratanze itegeko rivuga ngo Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, ijambo rivuga ngo ntu. Iryo jambo riboneka no mu mategeko yandi y'Imana 10. Ntukibe, ntugasambane, ntugashinje ibinyoma. Iri jambo ryerekanaga yuko Imana itanze itegeko yuko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi nta muntu ugomba kuzagera gute? Iri rero ryari itegeko. Noneho rero ikintu cyabaye ni iki? Satani yatanze amatangazo abiri azamura ibinyoma. Ikinyoma cya mbere ni ikinyoma kivuga yuko umuntu ashobora kwica itegeko ry'Imana yavuze akagira ibintu yunguka kandi akagera ku bwenge budasanzwe. Inzoka yabwiye Eva iramubwira ngo we gerageza, fata, rya,
ubu se ngewe ko naririye, hari aho wigeze ubona inzoka ivuga? Eva ati rwose ntabwo inzoka ijya ivuga pe. None kuki wumva ko ndimo kuvuga ukumva uko bitagenze? Nta kundi byagenze Eva. Nanjye ubwanjye undeba ndi inzoka, nariye kuri ririya tunda mpita ngira ububasha bwo kugira gute? Bwo kuvuga. None nawe rifate urirye urambwira uko wumva umerewe. Eva yumva yuko kwica itegeko ry'Imana bitewe n'icyo agendereye, arangije afata rya tunda arambura akaboko ararica. Ariciye abona ntagapfuye. Kubera iki? Nimurebe amagambo Eva yibwiriye inzoka. Imana yaratubwiye iti ntimuzazirye kandi ntimuzagire gute? Ntimuzazikoreho. Akozeho abona ntacyo agize gute? Ntacyo abaye. Satani ni umuhanga, aba afite ukuntu ibintu bye yabitondetse. Ubaza umuntu uti kuki unywa itabi wariretse utazarwara ibihaha? Satani agahita yongorera wa muntu akamubwira ati mubwire ko sogokuru wawe yapfuye afite imyaka 100 kandi yanywaga itabi amanywa n'iki? Iyo tekinike Satani yakinnye yiteguye kongera kuyikina. Reka ngira ikintu mbabwira muri butangare. Igitabo nkunda cyitwa Intambara Ikomeye kiravuga ngo nguko uko amakosa akomeye yivanze mu myizerere ya Gikristo. Ni kuri page 45. Rimwe muri ayo makosa ni ukwemera ko ubugingo bw'umuntu budapfa kandi ko umuntu wapfuye akomeza kugira ibyo amenya. Iyo nyigisho niyo ubutegetsi bw'i Roma bwafatiyeho bushyiraho gusenga abatagatifu no kwambaza Mariya. Aho kandi kuri icyo kinyoma niho haturutse ubuyobe buvuga ko ku iherezo abantu batihannye bazahora bababazwa. Ubwo buyobe bukaba bwarahise bwinjizwa mu myizerere y'ubupapa. Ntabwo ari ngombwa yuko Yesu umuhindura umushomeri. Yesu arimo aravuga ngo icyakora nari narapfuye ariko none ngize gute? Ndiho. Emerera Yesu azukire muri wowe uyu munsi, umusubize ububasha. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Umwiyere kumubwira uti ikirenge kimereye nabi azakurwanaho. Ngaho turimo kwerekeza, abantu bongeye gusubira mu bupfumu. Ni tekinike ya Satani yongeye yagarutse. Kandi amadini yose azahura n'ibibazo, azagongana na za leta zo mu isi. Amadini yose azagenda ahura n'ibibazo by'imyigishirize yayo, ariko amadini ya gakondo ntazahura n'ikibazo mu isi. Jya mu Bushinwa, nta dini ryabo rya gakondo rishobora kugirana ikibazo na leta. Jya mu Buyapani, ngwino mu Buhinde, manuka i Roma, Vatikani, amadini ya gakondo ntashobora guhura n'ibibazo. Kubw'ibyo rero isi igiye kwerekeza abantu gusubira ku misengere yo gusenga bapfuye. Mwiriwe? Uko Satani yatangiye ni ku rugamba rukomeje. Ndashaka kubabwira ikintu gikomeye. Muri Matayo igice cya 22 umurongo wa 32, Bibiliya iravuga ngo ni njyewe Mana ya Aburahamu n'Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo. Imana si Imana y'abapfuye, ahubwo ni Imana y'abaki? Y'abazima. Abazima nibo bashaka Imana, abazima nibo baganira nayo. Mu gihe tukiri bazima gutya nibwo dushakisha Imana, nibwo dufata umwanzuro. Mu gihe turi bazima nibwo twihana, mu gihe turi bazima nibwo twiyegurira Imana. Nta muntu ujya mu isanduku ngo yitaba Imana, umuntu yitaba Imana ari muzima. Ariko abantu benshi baraha bategereje kuzitaba Imana bapfuye. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba nagira ngo mbabwire ngo iyi misengere ni imisengere iteje ikibazo. Umwami Sawuli, abantu benshi muramuzi mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 28. Sawuli yimikishijwe amavuta. Sawuli Imana imushinga igihugu. Sawuli hari utuntu twiza yakoze, ndetse Sawuli yigeze guhanura, ariko
kubera kutabana n'Imana no kunyuranya n'itegeko ry'Imana rimwe. Sawuli yahuye n'ibibazo, atangira kugira ibisazi, kubura umwanya w'Imana, kujya kuri puresha y'uko agiye kuva ku butegetsi, kutiringira Imana mu buzima bwe bwose, no gutangira gushaka kuvugana n'abapfumu. Sawuli yahuye n'ikibazo, atangira kuzaza abyuka atishimye, byaje kuvamo ibisazi. Ibyo bisazi bituma atangira guhiga Dawidi, kandi Imana yari yarimitse Dawidi ari we yahaye intsinzi. Kubw'ibyo rero mu ntambara yahoraga arwana, yataye imbaraga zo gushakisha Imana. Satani yongereye Abafilisitiya imbaraga kubera ko Sawuli yari yanze Dawidi, kandi Dawidi ari urimo intsinzi. Kubw'ibyo rero Sawuli ntiyarakigira ibyiza akora cyangwa ibyiza ateganya, kuko iyo Satani yamaze kwinjira muri wowe, ugenda uba mubi gake gake. Ijambo ry'Imana rimbwira neza ko ari n'igihe cyageze Mwuka w'Imana ava kuri nde? Ava kuri Sawuli. Iyo Imana ihora igusaba gukora ikintu, ntugikore kubw'icyubahiro cyawe, ntugikore kubw'ibyo ugambiriye, kandi warangiza ukagumana imigambi ipfuye mibi kandi ushaka n'Imana. Igihe kiragera Umwuka w'Imana akava ku muntu. Sawuli Umwuka w'Imana amaze kumuvaho, byabaye bibi. Yagerageje gushaka uburyo yaganira n'Imana biranga, kubera ko umunsi umwe yaraje aza ku buturo bwera, afata abantu b'Imana bitwaga abatambyi, arangije bose agira gute? Arabica. Icyo nagira ngo mbabwire, umuntu watinyutse Imana, agatinyuka ibintu byayo, agatinyuka abantu b'Imana, aba arimo kwerekeza ku rugendo rwo gutuka Umwuka wera. Niba muri wowe harimo umwuka urimo kukumvisha ko ibintu by'Imana nta gaciro bifite, muri wowe hakaba harimo umwuka utuma ugenda usuzugura abantu bakora umurimo w'Imana, muri wowe hakaba harimo umutima urimo gutuma usuzugura ibintu by'Imana, urimo urerekeza ku murongo utukura. Sawuli igihe cyarageze, abona ibibazo biramuzengurutse, yari yifitemo ibisazi, yumva ntanezerewe. Sawuli utaraherukaga gusenga, aragenda ajya gushaka gusenga ngo yumve ijwi ry'Imana, ariko ngo Imana ntiyagira ikigira gute? Ikimusubiza. Bibiliya iravuga ngo uwiziba amatwi ngo atumva amategeko y'Imana, gusenga kwe nako ni iki? Ukurushaho kwanga kumvira Imana, ukurushaho kwanga kureka ikintu Imana yakwibwiriye mu ijwi ryayo yuko icyo kintu ari kibi kigutandukanya nayo, uko ukigumana niko ijwi ry'Imana rigenda rigabanya imbaraga gake gake. Igihe kiragera Imana ntibikiganira nawe. Sawuli abonye byose byanze, ategereza mu nzozi. Inzozi arazibura, Imana ntiyamuganiriza mu nzozi. Aragenda yegera abatambyi bafite Urimu. Imana yari umutambyi yabaga afite amabuye abiri, rimwe ryitwa Urimu, irindi ryitwa Tumimu. Urimu yerekanaga ko Imana muri kumwe, Imana icyifuzo cyawe yacyakiriye, cyangwa se uburyo urimo gukoramo ari bwo buryo Imana ishaka. Sawuli yaragiye ategereza ko ibuye rya Urimu ryaka, agira gute? Araheba. Sawuli aragenda agerageza kwegera abahanuzi, ariko abura ikintu. Kubera iki? Iyo wanze kumvira Imana ku ntambwe imwe, nikurikiye nta kimenyetso ubona ko Imana irimo gukorana nawe. Mfite ubwoba bw'abantu barimo gukandagira amategeko y'Imana, abantu barimo kugotomera ibyaha nk'amazi, abantu bemera ibice bimwe muri Bibiliya ibindi ntibabyemere, ariko mwaganira akakubwira ngo numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo komeza turi kumwe. Iryo jwi ni iryande? Umuntu agahagarara imbere y'abantu, amategeko y'Imana yarayishe, yarangiza akabwira abantu ngo Imana ngo imuhaye iyerekwa, ariyiheze. Sawuli abuze ibyo byose, yafashe umwanzuro ajya guhiga umupfumu. Abapfumu yari yarabamaze igihe yakoranaga n'Imana, ariko ubuzima bumucanze, intambara zimuzengurutse, icyizere cyo kubaho yakibuze. Satani aramubwira ati ariko haracyari ibyiringiro. Ibyiringiro bisigaye ni bimwe, hari umukecuru umwe warokotse, none bwira abakozi bawe bakujyaneyo. Yagiyeyo
agezeyo umukecuru aramumenya, aramubwira ati nubwo wiyoberanyije wowe uri Sawuli. buriya nagira ngo mbabwire, umuntu w'umukirisitu wagiye mu bintu by'ibyaha, umupagani, umukirisitu, umuntu wigeze akorera Imana, wigeze aririmba akabwiriza agasenga, akaba umuntu wumva ashaka Imana, iyo agiye mu byaha abapagani baramumenya nubwo waba wiyorobetse. Nagakubitamo uruntu rw'urugofero n'uruntu rw'urukoti n'ibirineti, akajya mu nzu zibyinirwamo, bagatangira bakabyina bakaraga amavide, bakaza bakamwegera, bamusomye icupa ati hoya ntabwo nk'aho barangiza bati manura ibirineti, bati wowe ntabwo uri uwaha kabisa, wowe uri umurokore, jya mu materaniro, iyi ntabwo ari nibature twajemo rwose. Umupfumu yitegereje Sawuli, arangije aravuga ati nakuvumbuye. Wowe ukurikije uko ngo yari yiyambitse ibintu byo kwiyoberanya, umupfumu aramubwira ati nakuvumbuye. Sawuli aramubwira ati nibyo koko narakurwanyaga, ariko ubu noneho ngukeneyeho serivisi. Ikimenyetso cyerekana yuko ubuzima bwawe buri mu kaga, nubona ibyo wari wararetse, ibyo warwanyije wabisubiyemo, uzamenye kuri mu nzira yerekeza kurimbuka. Niwe wajya kuvuga yuko abasinzi batazajya mu bwami bw'Imana, waririmbaga yuko abasambanyi batazarebana na Yesu amaso ku maso, none urimo uragura indaya za make, menya yuko uri mu cyerekezo kibi. Wajya kuvuga yuko abasinzi batazabona mu maso h'Imana, none urimo urihisha ukanywa inzoga, uri mu manegeka. Nshuti zanjye, byarangiye Sawuli ahageze, arangije abwira umupfumu ati rero ndi mu bibazo, nzamurira Samweli tuganire. Samweli yari yarapfuye, ngo ubwo uyu mugabo witwa Sawuli yari yaranze kumvira Samweli ariho, ngo ariko apfuye ngo yumvise aribwo yamwumvira. Igitekerezo cyo kuba wakwanga mama wawe na papa wawe bariho, ariko bazapfa, ubuzima bugucanze uri mu ngaruka, warangiza ukabakenera, icyo gitekerezo uba ugihawe na Satani. Ngo Satani icyo yakoze ni iki? Yagize gutya, aragenda abwira umupfumu ati wowe mubwire ko ugiye kuzamura nde? Samweli. Satani aragenda afata isura ya Samweli, afata ijwi rya Samweli, yambara imyenda Samweli yakundaga kwambara. Sawuli agiye kubonabona umusaza Samweli amuhagaze he imbere. Umupfumu ubwoba buramwica. Umupfumu arangije ahita avuga ngo mbonye Imana izamuka iva hehe? Ikuzimu. Musome Bibiliya zanyu. None nagira ngo mbabaze, hari Imana iva ikuzimu ibaho? Simwe mbaza, hari Imana izamuka iva ikuzimu? Harya mbabaze, dufite abahanuzi mu madini atandukanye atuzengurutse bajya bavuga ko bagiye ikuzimu, barahari ntibahari? Ndashaka kubabaza, ninde bahuye? Bahuye n'Imana y'ikuzimu? Imana yacu iba ikuzimu? Hari ubutumwa Imana ifite buturuka ikuzimu buza mu isi? Ariko ubu dufite abahanuzi mu madini atandukanye bavuye ikuzimu. Nagezeyo nsanga hari iduka, nagerageje kugenda mbona ahantu basya iminja. Aho hantu basya iminja niho nabonye bakora ya mavuta atukura basiga ku munwa abagore. Bagore, biriya bintu nimubireke n'iby'ikuzimu, izo ni inyigisho z'amanyanga. Niba ushaka kwigisha umuntu kureka gusiga iminwa, mubwire ingaruka zabyo, ariko wimubeshya ko ari ibya hehe? Wabibonye ikuzimu. Nshaka kubibabwira uyu mugoroba mubimenye, turi mu rugamba rukomeye rudusaba kwiyubaka ku ijambo ry'Imana. Ngiyi inkomoko. Satani wigize Samweli yavuze yuko bamucokoje, aho ari yarari mu maki yarari mu mahoro. Igendere mu mahoro, rest in peace. Rest in peace. Ubupagani bwa kera n'ubw'uyu munsi wa none byafatanye ikiganza, ariko abantu ntibararabukwa. RIP, rest in peace. Ibi biteye ubwoba. Ubutumwa yagombaga gutanga ninde? Ariko twibukiranye, ni Samweli wazutse cyangwa ni Satani wihinduye nde? Samweli.
Sawuli abwirwa amakuru n'uburyo azapfa. Ibiryo bya nyuma yariye ibiryo by'umupfumu. Umupfumu aramubwira ati kandi uri bupfe. Byarangiye uwo munsi Sawuli agiye ku rugamba, ubwe abona urugamba ruragoranye, arangije yiyingingira umuntu ngo amwiyicire. Ariko byarangiye n'ubundi n'umutwe we bawuciye bajya kumanika mu kindi gihugu. Iyo uvuye mu Mana ubuzima bwawe burangira nabi, urupfu rwawe ruba ari rubi, n'ahazaza hawe haba hahindutse habi. Iyo tekinike Satani yakinnye yiteguye kongera kuyikina. Reka ngira ikintu mbabwira muri butangare. Igitabo nkunda cyitwa Intambara Ikomeye kiravuga ngo nguko uko amakosa akomeye yivanze mu myizerere ya Gikristo. Ni kuri page 45. Rimwe muri ayo makosa ni ukwemera ko ubugingo bw'umuntu budapfa kandi ko umuntu wapfuye akomeza kugira ibyo amenya. Iyo nyigisho niyo ubutegetsi bw'i Roma bwafatiyeho bushyiraho gusenga abatagatifu no kwambaza Mariya. Aho kandi kuri icyo kinyoma niho haturutse ubuyobe buvuga ko ku iherezo abantu batihannye bazahora bababazwa. Ubwo buyobe bukaba bwarahise bwinjizwa mu myizerere y'ubupapa. Inyigisho y'uko abantu bazaza bahora bashya mu muriro, bagashya kandi ngo ntibashire bagahora bashya we ngo bafite icyaka bamerewe nabi, ngo bazahora bashya bababara. Iyo nyigisho yavukiye umunsi umwe, n'inyigisho ivuga ngo umuntu yapfuye ntabagize gute, ntabapfuye. Inyigisho y'umuriro utazima ubupapa bwayihimbye muri iyo minsi bwari bufite ubukene. Kwari ukugira ngo iyo nyigisho ihahamure abantu, noneho abantu bamenye yuko guhora ushya ari ibintu bibabaje, baze batanga amafaranga mu idini yitwa indurugensiya kugira ngo bababarirwe ibyaha bakoze, nibapfa bazace muri purigatori bahite bajya hehe, mu ijoro. Nshuti zanjye, nagerageje kwibaza abatagatifu ni bantu ki? Kubera iki twavutse ababyeyi bacu tugasanga barashutswe? Hano harimo abantu bitwa ba Esteri n'abandi, mwe muri abanyamugisha. Ariko nkatwe abantu bitwa ba Claude bicayemo hano, abantu bitwa bande amazina atandukanye, abitwa ba Faraviye nkanjye ahangaha, ni amazina y'abantu bapfuye. Ariko kubera ko itariki navukiyeho yari itariki, umubyeyi buriya nawe yarambonye mvuka aravuga ati uyu muntu bazarama koko mbona ari hatari. Itariki rero navutseho bareba umutagatifu ushinzwe kurinda bayivutseho. Uwo mutagatifu rero baranje bati ninde? Faravian. Ubwo ni ukuvuga ngo nakuze ababyeyi bizeye ko nzarindwa n'umutagatifu witwa Faravian mpaka ngize gute. Ariko Imana iravuga ngo nonyeje abana ngira gute. Abatagatifu ni abantu babayeho bakaba intangarugero ngo mu buzima, bakagenzurwa, nyuma yaho bagakorerwa icyo bita canonization no kurebwa ukwera kwabo. Abo batagatifu rero b'abantu bapfuye bagomba kwitabazwa ku isi mu bihe bigoye. Nuvuga ngo barapfuye baranashingurwa, ariko aho ngaho bari bashobora kutwaranja mu buzima butandukanye. Aba bantu ngo bamaze kurenga 10,000. Abatagatifu bamaze kurenga 10,000. Mutega amatwi rero mwumva ikintu gikomeye. Buri gihugu kiba kigomba kugira umutagatifu kugira ngo kibe kizeye ko gihuye n'ibiza, gihuye n'ibibazo, gihuye n'intambara, uwo mutagatifu ari bukirinde. Buriya ibihugu by'i Burayi hafi ya byose bifite umutagatifu. Igihugu cyari gisigaye kidafite umutagatifu ni u Rwanda, ariko natwe turi hafi kumubona. Ugomba kurinda igihugu mu gihe cy'ibiza, mu gihe cy'ibibazo, mu gihe imvura yabuze, umutagatifu akagikemura. Iyi ni inyigisho y'ibinyoma. Reka mbabwire abatagatifu, akazi kose Kristo yagombaga gukorera umunyabyaha, ako kazi bakagabanyije abatagatifu, ku buryo Kristo bamugize umushomeri. Mutagatifu witwa Valentine, Saint Valentin, ahagarariye urukundo n'urushako rushimishije.
ni ukuvuga ngo abantu bagiye kwerekezwa kuri uyu mutagatifu, nubona umugabo muserera, nubona urimo gukundana n'abantu bavamo bagutera indobo, ukundana nabo bagutera indobo, uzagera uvuga uti Valentina mutagatifu, ndwanaho bigeze aho bincanze. Ariko Yesu Kristo niwe nkomoko y'urukundo nyakuri. Umutagatifu wundi ni uwitwa Mutagatifu Antoni. Uyu nguyu ashinzwe gufasha abatakaye ndetse akabibutsa n'aho ibintu byabo babitakaje. Nuvuga ngo watakaye uri ku rugendo ufite ibintu byatakaye, nta mpamvu zo kwirirwa uvunika. Icya mbere ni ukwifashisha uyu mutagatifu akabikugiramo. Ariko Yesu yaravuze ngo wikoreze Uwiteka urugendo rwawe azakurinda ubiki. Nshuti zanjye, umutagatifu witwa Saint Nicolas. Saint Nicolas ari nawe uriya witwa Père Noël, ngo ni umutagatifu ushinzwe abana. Niyo mpamvu muzabona kuri Noheli batwereka filime. Kuri Noheli batwereka filime y'ikintu cy'igisaza gifite ubwanwa kiba kigenda gikingura ingo z'abantu, giha abana iki? Impano. Kubw'ibyo rero abana mu burwayi, abana mu bibazo, nta mpamvu zo guhamagara Kristo uri iburyo bwa se ngo akurwaneho. Mutagatifu Nikora niwe ukunda abana, niwe ukurikirana ibibazo by'abana. Ubu buryo bwo gusenga bapfuye bwateye imbere. Umutagatifu witwa Thomas Aquina ashinzwe abanyeshuri. Mu bihe by'abanyeshuri ubuzima bugoranye, kwiga ukabona ntibijyamo, nta mpamvu yo kubwira Imana ngo Mana. Ariko Bibiliya iravuga ngo ubuze ubwenge abusaba iki? Ariko hari mutagatifu ushinzwe ibintu by'amashuri, gufasha abantu biga ntibafate. Ibi byose ikinyoma uko cyatangiye niko kirimo kugenda. Mutagatifu Mikayeli uyu mubona muri Bibiliya bamwise nawe umutagatifu, ngo ashinzwe abasirikare n'abayobozi ba polisi. Ariko mbabaza, Mikayeli Bibiliya ivuga ngo iki? Mikayeli bisobanura usa n'iki? N'Imana. Uwo Mikayeli ibyahishuwe bitwereka ko usa n'Imana nta wundi ni Kristo. Kubw'ibyo rero Kristo mu gihe cy'intambara aho ahanganye na Satani hose, Kristo yitwa nde? Mikayeli. None bamushinze abasirikare n'abayobozi baki ba polisi. Mutagatifu Christophe, uyu nguyu nk'uko yafashije umusore wari mu rugendo rwambuka amazi, ashinzwe umutekano n'umugisha w'abagenzi. Ariko Mana we. Mutagatifu witwa Yuda Tadeo, uyu nguyu yashinzwe ibitangaza no kugira gute, no gufasha abarwayi bafite depression. Mumbabarire mumbwire, Yesu azakora iki? Ubu abantu berekejwe ku gusenga bapfuye. Ibi bintu byari by'abapagani, babihereza Roma y'abapagani. Ubu papa bugiye gutangira nabwo burabyakira bubikomerezaho. Mbabajwe no kubabwira ko n'amadini ya kirokore atarokotse uno mutego. Munasigaye apfa, bakaririmba, wajya kubona ukabona biteye hejuru bariyokereye, ukumva urimo gushyingura aravuze ngo ni muceceke, bagaceceka mutuze, hagacamo nk'iminota nk'ibiri, barangiza noneho bakaririmba babyina, ukabaza uti se bigenze gute? Ati amagare ya Eliya aramujyanye. Amagare yande? Amagare ya Eliya aramujyanye. Ko Mana nyagasani. Ibi bintu Martin Luther watangiye ubu Protestani ntiyigeze yemera ko umuntu yapfuye akomeza kubaho, hoya. Ariko ubu hari amagare. Systeme y'ubupapa muzashiduka imvugo zikoreshwa mu gushyingura ari zimwe, imihango ihakorerwa ari imwe, n'ibyiringiro abantu bafite ku bapfuye ari bimwe. Abatagatifu barakomeje. Umutagatifu Petero muzi wo muri Bibiliya, ashinzwe abarobyi
n'abubatsi b'amato. Icyakora niwe ushinzwe kurinda umujyi wa Roma, akaba ari nawe ushinzwe kurinda abapapa. Uwo ninde? Petero wo muri Bibiliya, intumwa ya Yesu yapfuye. Ubwo nuvuga ngo Petero nta kandi kazi afite nyuma y'uko apfuye. Ubwo bo bavuga yuko atapfuye neza. Niwe ushinzwe kurinda umujyi wa Roma. Mwari mwumva hari intambara? Reka da, Petero aba ari ku kazi. Ariko Bibiliya iravuga ngo iyo Uwiteka atari urinze umudugudu, abarinzi babera amaso iki? Nakomeje kureba mutagatifu witwa Francis wa Assisi, ashinzwe inyamaswa n'amatungo, akaba ashinzwe ikirere n'imihindagurikire yacyo, no kurinda umuriro ndetse n'izuba. Kubw'ibyo rero uyu mutagatifu muzabona yuko abazungu muri Amerika, narabisomye kuri internet, umuntu azana imbwa ye akayizana ngo bayisengere. Yes, imbwa nayo baba bagomba kuyisengera kuko nayo ni ikiremwa, bakayisabira umugisha. Abazungu bakunda imbwa, kandi n'imbwa nazo zifite umutagatifu zikurikirana, ku buryo uyifashe nabi mutagatifu mwaserera. Ariko uyu mutagatifu ashinzwe imihindagurikire y'ikirere, kandi ikirere cyarivanze. Kubw'ibyo rero isi igiye kwerekezwa mu bupfumu, batangire basenga ikirere. Mutagatifu witwa Isidori ashinzwe kurinda interineti. Isidori w'iseviye, ibi bintu reka njye ikintu mbabwira, ibi bintu biranditse mu bitabo bya Kiliziya. Nababwiye ngo ni abatagatifu bajya kugera ku bihumbi bingahe? 10, bashinzwe akazi ko gutuma isi ibaho neza n'abantu bayo, umutekano ukaboneka. Uyashinzwe kurinda interinete, ubwo murumva icyo ashinzwe. Mutagatifu Mariya, ariwe bita Bikira Mariya, nyina wa Yesu, ahebuje abandi, ari ku rwego rwo hejuru, ashinzwe gutanga umugisha mu byerekezo byose by'ubuzima. We ni ahantu hose Bikira Mariya wararenze. Ariko cyane cyane ngo afasha n'abagore. Abagore murabizi muri abanyabibazo, uranyumva? Muri abanyabibazo, ubuzima bwanyu nta wundi wabakurikirana, ariko Bikira Mariya ugira impuhwe ababa hafi, mukabyara neza. Ariko mbabaze, Mariya yarapfuye, igituro cye Imana ntago yashimye yuko abakristo b'uyu munsi wa none bakibona, kubera ubu bupfumu buriho uyu munsi wa none bwo gushaka muri Mariya inzira yo kugera mu Mana, kandi Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'iki n'ubugingo. Ariko Mariya ni umutagatifu ukomeye ngufasha mu byerekezo byose. Mutagatifu Yosefu, umugabo wa Mariya, kubwo kwitanga kwe mu kazi k'ububaji, kandi agatunga Yesu na nyina Mariya, ibyo bakeneye byose akabibaha. Uyu mutagatifu ashinzwe kurinda abagabo ndetse n'abakozi, akabaha umugisha mu byo bagiyemo. Abagabo rero murabizi, abagabo mukora akazi kagoye. Ubwo mutagatifu Yosefu agize gute? Arahari, azaza abafasha. Nkuko yabonaga iposho ryo gutunga Yesu, namwe azagira gute? Azaribaha. Ariko Bibiliya yivuga ngo iki? Uwiteka niwe ugira gute? Niwe udutunga, niwe utumenyera ibidutunga ku manywa na ryari na nijoro. Ariko ni ukubera iki iby'abapfu birimo, iby'abazima birimo kubazwa abapfu? Abatagatifu barakomeza. Hari uwitwa mutagatifu Martin Talbot, ashinzwe gufasha abagwaguza mu biyobyabwenge. Ba bantu ureka itabu uyu munsi, ejo ukongera ukarisubiramo, ejo ukongera ukarireka ukarisubiramo. Kiliziya yashyizeho umutagatifu bashinzwe. Ariko ndashaka kubabaza, Bibiliya iravuga ngo Imana niyo iha imbaraga abagize gute? Abanyantege nke. N'utibashije niyo imwongera iki? Imbaraga. Abatagatifu ibyabo birakomeye cyane. Mutagatifu Peregrine, uyu nguyu asengwa kandi agafasha abantu barwaye kanseri gusa. Mutagatifu Rafayeli
ashinzwe gukiza indwara. Umutagatifu witwa Kajetani ashinzwe ababuze akazi b'abashomeri ariko bakaba bari bagafite, ndetse akaba ashinzwe n'abantu batigeze akazi. Kuvuga ngo umuntu w'umushomeri, umuntu utarakora na rimwe kandi afite amanota meza kuri diplome, abo ngabo Kiliziya yabateganyirije umutagatifu bagomba gusenga. Ariko nagira ngo mbabwire, Imana yacu niyo ifungura igipfunsi, imigisha tukagira gute? Tukayibona. Ntabwo ari abantu bapfuye. Nshuti zanjye, Vincent de Paul ashinzwe gufasha abakene, ashinzwe n'ibindi bikorwa by'impuhwe. Mu magambo make, nubona umuntu akugiriye impuhwe ntuzagire ngo ni Imana, ahubwo uyu mutagatifu aba ari mu kazi kose. Iki ni ikinyoma. Nshuti zanjye, Bernardine ashinzwe gufasha gutabara abarwaye indwara zo mu buhumekero. Noneho hakaba uwitwa Martin de Paris, yakoraga ibitangaza agakunda n'inyamaswa. Noneho uwitwa Expeditus ashinzwe abantu badashobora kuzuza ibyo basabwa. Aba bantu rero barakomeza, ni urutonde rw'abatagatifu benshi. Noneho umutagatifu wantangaje mu bantu bose ni umutagatifu witwa Zita ashinzwe gufasha abantu bakora imirimo yo mu rugo, akabibutsa aho bataye imfunguzo. Abantu bagira amazinda. Mutagatifu witwa Antoni w'ahantu bita Aboti ashinzwe gufasha abantu bacukura imva, kubera ko Bibiliya itubwira ko Imana yaremye Adamu na Eva, ibashyira mu ngobyi nziza ya Edeni. Mbere y'uko irema umuntu, yabanje gushyiraho ibyo umuntu azakenera. Bivuze ngo mbere y'uko tubaho, Imana yaduteganyirije agakiza n'imirimo myiza tuzagenderamo muri Kristo Yesu. Kandi igihe Imana yamaraga kurema ibintu byose, igeze ku muntu iravuga ngo, Itangiriro 1:26, Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe. Bibiliya ikagaruka ngo batware amafi yo mu nyanja. Bivuze ko Imana yari ifite umugambi wo kubanza kurema Adamu mu ishusho yayo, ariko yarangiza ikaba yaragombaga gusinziriza Adamu mu rubavu rwe, igakuramo umugore, ariko uwo mugore nawe akagira ishusho y'Imana nk'uko n'umugabo agize gute? Ayifite. Ntago byari mu mugambi w'Imana yuko Imana irema Adamu mu ishusho yayo, noneho umugore yava muri Adamu agasa na Adamu. Oya. Nshuti zanjye, nitwigira imbere turabona yuko Imana imaze kubashyira mu ngobyi ya Edeni yabahaye amabwiriza. Uwiteka Imana yabahaye icyo bagombaga gukora. Umurongo wa 15, Itangiriro igice cya 2, Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Ntabwo yagombaga kuba inkora busa mu buzima bw'iby'umwuka no mu buzima bw'iby'umubiri. Igihe cyose umuntu adafite icyo akora, azahura n'umwanzi umushakira icyo agira gute? Icyo akora. Iyo udafite umwanya wo kugira icyo ukora mu nzu y'Imana, iyo udafite umwanya wo kugira icyo ukora, niwo masaha meza ya Satani yo kugutera. Nshaka kubabaza, Dawidi avuye ku rugamba, asize abasirikare barwana, aratashye agiye iwe, ageze iwe araryama, ariko ngo abyutse yibambuye agendera hejuru y'inzu, arangije arunguruka, umugore wagiraga gute? Wakarabaga. Nshaka kubabaza, iyo Dawidi aguma ku rugamba yari kurunguruka uriya mugore kugeza igihe asambaniye nawe? Reka da. Iyo udafite icyo ukora, uba uri umukandida mwiza wo kugira ngo Satani agukoreshe ibyo agize gute? Ibyo ashaka. Nshuti zanjye, nimureba neza mu gice cya 3, ari naho tugiye kwiga cyane, inzoka yoshya Eva. Imana yohereje abamarayika bagombaga gutanga ibyigisho,
abamarayika bari bashinzwe kuza kwigisha Adamu na Eva, kandi bari bashinzwe kumuzanira imiburo we n'umugabo we. Abamarayika kandi bajyaga banatanga ubuhamya, bagaha abamarayika, bagaha Adamu na Eva ubuhamya, kugeza ubwo abamarayika bavuze ngo uwo mugabo muhanganye witwa Satani ni umugabo mubi cyane, natwe ubwacu mu ijuru yaraducanganyukishije, byaratugoye kumenya uruhande duhereramo. Kubw'ibyo rero nimuramuka mumwumviye muzahura n'akaga karuta ako twagize gute, ako twagize mu ijuru. Ibishoboka byose abamarayika bajyaga baza bakigisha Adamu na Eva, ariko umunsi umwe mwitangira igice cya 3 umurongo wa mbere, inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye, ibaza uwo mugore iti, se inzoka yaravugaga? Oya, ahubwo Satani yaraje yihanga muki mu nzoka. Bitewe n'ibintu bitatu byari mu nzoka byatumye Satani yinjiramo. Icya mbere, yarushaga uburiganya inyamaswa zose. Icya kabiri, inzoka yaragurukaga, yari ifite ubwiza ku buryo n'izindi nyamaswa iyo yagurukaga igenda yihotagura. Izuba ryo muri Edeni ryayirasaga ku nda ikabengerana, n'izindi nyamaswa zarayibonaga zikabona zirayikunze. Kubw'ibyo rero ikintu cyose abantu batangariye, ikintu cyose abantu bahanze amaso cyabarangaje, ujye umenya ko Satani ari aho hafi. Icya gatatu, iyi nzoka yari iri ahantu Eva yagombaga gushukirwa, nicyo gikoresho cyari hafi Satani yari yizeye yakoresha. Ndagira mbabwire ngo iyo uri hafi ya Satani uhinduka igikoresho cyiza cyo kwifashishwa mu murimo wo gushukana. Satani yinjira mu nzoka, ayiha ububasha bwo kuvuga. Inzoka irangije iratangira ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazagira gute? Mutazapfa. Eva atanze amakuru, gusa ntabwo ari byiza kugira aho ubona umwanya ngo nurangiza ufate umwanya uganire na Satani mugirane ikiganiro. Kambaho urugero, mutekereza ko ariye mpamvu yatumye Yosefu igihe yabonaga nyirabuja atangiye kumufata imyenda, kuki Yosefu yasize imyenda akiruka? Iyo ahatinda akabanza gutangira kugira ibiganiro avuga, akavuga ati mabuja rwose reka two gusambana, urabona rwose ngewe uyu munsi nta nubwo niteguye n'ibiki byose. Ntimutekereze yuko amagambo avuga ngo turyamane, nimureba neza Bibiliya igaragaza ko kiriya gikorwa hashize iminsi nyirabuja wa Yosefu yiga amayeri y'uburyo azagira gute, azamugusha mu cyaha. Ariko umunsi nyirizina Yosefu abonye ko ari ku rubuga rwo kurasirwaho, amagambo ntiyabonye umwanya wayo, yafashe umwanzuro wo kuva kuri urwo rubuga kugira ngo abashe kuza gutekereza. Hari igihe kugeragezwa kwawe bigusaba yuko uvaho wari uri kugira ngo utaharasirwa, ibindi indi myanzuro yose ukayifata ariko wavuye aho ngaho. Eva ntabwo yigeze atekereza iki kintu, ahubwo ngo kubona inzoka imuganirije yafashe umwanzuro upfuye, aguma hafi y'inzoka. Kuguma hafi y'aho uri burasirwe kiba ari ikimenyetso cy'uko utari burokoke uwo munsi. Nshuti zanjye, Eva amaze kuyibwira inzoka, iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'iki n'ikibi. Muri aya magambo mbasomeye harimo ibinyoma bibiri by'impanga. Ibinyoma bibiri byaje mu isi biziye umunsi umwe. Ibi binyoma muzabisanga mu madini atandukanye, kandi mbere y'uko isi irangira ibi binyoma abantu bazagira amahitamo yo kubijyamo cyangwa kubita bakabijugunya bakaza mu kuri. Ibyo binyoma ni ibihe? Nimureba neza
Imana yari yaratanze itegeko ryayo, yari yarabwiye abantu, ibabwira ibyo bagomba gukora n'ibyo batakora. Umurongo wa 16 w'igice cya 2, Imana yari yaratanze itegeko rivuga ngo Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, ijambo rivuga ngo ntu. Iryo jambo riboneka no mu mategeko yandi y'Imana 10: ntukibe, ntugasambane, ntugashinje ibinyoma. Iri jambo ryerekanaga yuko Imana itanze itegeko yuko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi nta muntu ugomba kuzagira gute. Iri rero ryari itegeko. Noneho rero ikintu cyabaye ni iki? Satani yatanze amatangazo abiri azamura ibinyoma. Ikinyoma cya mbere ni ikinyoma kivuga yuko umuntu ashobora kwica itegeko ry'Imana yavuze akagira ibintu yunguka kandi akagera ku bwenge budasanzwe. Inzoka yabwiye Eva iramubwira ngo wowe gerageza, fata, rya, ubu se ngewe ko naririye. Hari aho wigeze ubona inzoka ivuga? Eva ati rwose ntabwo inzoka ijya ivuga pe. None kuki wumva ko ndimo kuvuga ukumva uko bitagenze? Nta kundi byagenze Eva. Nanjye ubwanjye undeba ndi inzoka, nariye kuri ririya tunda mpita ngira ububasha bwo kugira gute, bwo kuvuga. None nawe rifate urirye urambwira uko wumva umerewe. Eva yumva yuko kwica itegeko ry'Imana bitewe n'icyo agendereye, arangije afata rya tunda arambura akaboko ararica. Ariciye abona ntagapfuye. Kubera iki? Nimurebe amagambo Eva yibwiriye inzoka. Imana yaratubwiye iti ntimuzazirye kandi ntimuzagire gute, ntimuzazikoreho. Akozeho abona ntacyo agize gute, ntacyo abaye. Satani ni umuhanga, aba afite ukuntu ibintu bye yabitondetse. Ubaza umuntu uti kuki unywa itabi wariretse utazarwara ibihaha? Satani agahita yongorera wa muntu akamubwira ati mubwire ko sogokuru wawe yapfuye afite imyaka 100 kandi yanywaga itabi amanywa n'iki? Satani ni umuhanga, afite ukuntu afata abantu bamwe kugira ngo babe echantion, akabafata agashaka uburyo ingaruka n'ubugome bwe atabugaragaza kuri abo bantu bakamera nkaho babayeho neza. Icyo nashakaga kubabwira ngiki, Eva yararifashe abona nta kibaye. Arangije aravuga ati rero ubwo ndifashe singira icyomba, ninarirya nta cyomba. Aba ararifashe aririyeho. Amagambo akomeye nsoma mu gitabo cy'umukabanuzi cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, ngo yahise yumva ahindutse ukundi, ngo yumva agize ubwenge, ngo ndetse iyi nzoka yari imaze kumubwira, inzoka ibonye yayinaniye, ngo yongoreye Eva iramubwira ngo ari kuri na mwiza. Ako kantu kamwishe mu mutima ko kumubwira ko ari iki, ari mwiza. Muze gusoma ayo magambo aranditse. Satani Eva amaze kurya itunda yumva arahindutse, yumva hari ubwenge bundi amenye, ndetse arangije asanga ntago yabyihererana, ajya kureba n'umugabo we. Umurongo wa 6, uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari iki gikundiro kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya. Ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe agira gute, arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, batangira kureba kure mu buryo bwa gipagani. Ariko noneho nyuma yuko bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremera iki, ibicocero. Ibinyoma bibiri. Icya mbere ni ikihe? Ni ikivuga yuko itegeko ry'Imana iyo ryishwe nta ngaruka n'iterabwoba Imana yabashyizeho.
inzoka yaravuze iti Imana ifite ubwoba ko muzarya kuri kiriya giti mukamenya ubwenge mukamera nkayo ntibashe kubakontorora. Kuki ariko mwaguma kuri uru rwego? Ndabifuriza kuzamuka, ndabifuriza gutera imbere mu bitekerezo, mbifuriza imibereho myiza. Nubwo tutaramenyana, uko tuzarushaho kugenda tumenyana, muzarushaho kumenya yuko ndimo kubakura mu bujiji ngo muhinduke abanyabwenge, mumenye icyiza n'iki n'ikibi. Itegeko ry'Imana, inyigisho ivuga ko itegeko ry'Imana rishobora kwicwa, umuntu agakomeza akabaho neza, umuntu agakomeza akabona umugisha, agakomeza agasenga bigakunda. Itegeko ry'Imana ryishwe ni inyigisho yavutse, ni ikinyoma cyavutse kuri Satani ndetse yakizanye muri Edeni. Ikinyoma cya kabiri ni ikinyoma kivuga ngo gupfa ntimuzagira gute? Muzapfa. Eva amaze gutinyuka yuko atazapfa, yarariye inzoka iramubwira iti kuriye hari icyo ubaye. Muri ino minsi Bibiliya iravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Umuntu akora icyaha bwa mbere, umutima wawe ukakurya, ukinjira mu modoka, umutima ukakurya ukavuga uti wabona n'iyi modoka ndimo ikoze iki? Ikoze agisida kuko mvuye gukora icyaha. Wajya kuryama ukumva ibitotsi wabibuze, ukumva nta mahoro y'umutima ufite. Wajya kurota ukarota ingaruka z'icyo cyaha wakoze zikuri mu maso. Icyo Satani akora arakubwira ati humura ntago uzapfa. Bwa kabiri ukora icyaha, wa mutima Satani akaworoshya. Ubwa gatatu uragikora n'agatima ntikanyeganyege. Ubwa kane uba wabaye umutekinisiye wo gukora icyaha, nta mutima ukurya. Ubwa gatanu utangira kuzaza ugikorera ku muhanda, ahubwo ukagaya abatagira gute? Abatabikora. Izo ni intambwe Satani agenda ateresha umutima wabaye iki? Ikinya. Gupfa ntimuzapfa. Itegeko ry'Imana rimwe ryishwe ntago byabuza. Hari ibintu bajyaga bavuga ngo ntago byabuza impara kugira gute? Impara gucuranga. Ubu ibinyoma bibiri bivuga ko itegeko ry'Imana rishobora kuvaho, gahunda z'Imana zigakomeza, Imana ikareba ibindi ariko itegeko warishyize ku ruhande. N'iki kintu kivuga yuko umuntu yapfuye aba adapfuye neza. Aho niho hubakiye inyigisho z'ibinyoma zose. Ndagira ngo tujyane muri Bibiliya, Yesaya igice cya 8 umurongo wa 19. Bibiliya iravuga ngo kandi niba babwira ngo nimushaka abashitsi mubashikishe, mushake n'abapfumu banwigira bakongorera, mbese abantu ntibari bakwiye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza? Mbese iby'abazima byabazwa abagize gute? Abapfuye. Iki kinyoma, ibi binyoma bibiri Satani yaragiye arabitegura birangira. Ubu umuntu asigaye apfa, wajya kubona ukabona umuntu ahagaze imbere y'imva arimo aravuga ati rwose urabizi wagiye tugukunda, abana bawe ubu turi mu bukene, kanaka yarangije ishuri yabonye diplome, ariko mama waratuvunikiye none dore wapfuye utararya ku mafaranga yacu, ariko nta kindi twari gukora, dore twazanye buji, tuzana n'amavuta meza, iyi mva yawe tugiye kuyishyiraho amakaro kugira ngo uzakomeze uduhe umugisha, turabizi mama uradukunda. Arimo arabwira iki? Yes. Ibi binyoma by'uko umuntu yapfuye aba adapfuye neza, Satani yarabifashe. Igihe itorero rya gikristo ryatangiraga, abapagani baraje bifatanya n'abakristo muri kado babahaye. Buriya iyo ukundanye n'umuntu uba ugomba no kumupfunyikira kado. Muri kado, igihe ubukristo n'ubupagani bifatana bikitegura kugendana, mu mwaka 321 igihe Konstantino yazaga ari umupagani ariko akaza akabeshya ko yabatijwe, kado ya mbere batanze ni kado y'uko umuntu yapfuye aba adapfuye by'ukuri. Abapagani bari basanzwe biyambaza abantu babo bapfuye kera ngo babafashe. Kenshi na kenshi wasangaga umuntu arimo kwitabaza ku rugamba abantu bapfuye kera. Kenshi na kenshi iyo imvura yaburaga abantu bitabazaga abo bantu.
uwo muco warakomeje kugeza ubwo no mu Rwanda twari dufite ibyo bita Nyabingi, Ryangombe n'abaki n'abazimu n'abaki bose. Ubu amadini, abanyabwenge, abavuga rikijyana, sisiteme y'isi irashaka ko abantu bacomoka mu gakiza bagasubira ku misengere ya kera bari bafite ubukristo butaragerayo. Iwacu mu Rwanda byaraje ntibihari? Birahari. Ubu rero mugomba gusubira mu misengere y'abapfumu, wabyimba ikirenge aho kugira ngo ushake umuntu agusengere, ujye ugenda umenye yuko kwa nyokorome wapfuye ari we wagombaga kugufasha. Kubw'ibyo rero umutura amata, umuture inzoga, narangiza ngo yigeze kujya mu mva arwaniramo n'abadayimoni arabatsinda. Kubw'ibyo rero kugira ngo ujye gucukura imva ataba ari wowe yishyingurwamo mbere, uyu mutagatifu agomba kujya mu kazi kose. Ariko Mutagatifu Tomasi intumwa ya Yesu ashinzwe ngo kurinda abanyapolitiki. Hakaba rero n'abatagatifu bo kwifashisha mu gihe ushaka gusenga cyane, barimo Ignatius of Loyola. Hakaba abatagatifu, Mutagatifu Dismas, igisambo cyabambanywe na Yesu, igisambo cy'iburyo ntimukizi cyo ku musaraba nacyo bakigize igitagatifu. Mutagatifu Dismas ashinzwe abantu bafasha mu gutunganya imirambo, serivisi zo gushyingura n'imirimo igendanye nabyo. Dismas ashinzwe aba bantu bakora gahunda zo gushyingura abantu, abafite kampani zibikoramo. Inshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo ibi binyoma byose naje gusanga hari abatagatifu bashinzwe kurinda amafaranga no kurinda banke zatanze amadeni ngo abantu bazagira ubwoba bayagarure. Buri kintu cyose ubupagani bwa kera na Roma bwaragiteguye. Inshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo Satani yiteguye kuzifashisha amasura y'abantu bacu bapfuye kera kugira ngo ayifashishe. Abo bantu ngo bazaza batwereke Bibiliya bayicuritse, bazatubwira inyigisho nyinshi z'ibinyoma. Abadayimoni bazifashisha amajwi y'abantu bacu bapfuye, bifashisha amasura yabo n'amajwi yabo n'imyenda bambaraga, baze batuganirize kugira ngo baducanganyukishe ku bigendanye n'icyo Bibiliya yatubwiye. Ibinyoma by'impanga. Ikinyoma cya mbere ni ikinyoma kivuga ko umuntu yapfuye aba adapfuye neza, kandi yapfuye yari umuntu mwiza wamwisunga akagufasha. Ikinyoma cya kabiri ni ikinyoma kivuga yuko wishe itegeko ry'Imana nta kibazo. Iki kinyoma nicyo cyatumye Roma yicara kera abantu basengaga ku isabato. Amategeko y'Imana yanditsemo ngo wibuke kweza umunsi w'iki? W'isabato. Abakristo ba mbere bishwe bahorwa yuko bakurikiraga umwami Yesu kandi basenga ku munsi w'isabato. Ibintu byaje kwicurika, Roma iganiriza abantu ibabwira yuko umuntu akomeje amategeko 9 akirengagiza iry'isabato, Imana nta kibazo yagirana nayo, kubera yuko Imana nayo ibibona ko turi abantu, ibishoboka biba bishoboka, ibidashoboka nabyo ntibigize gute? Ntibishoboka. Nguko uko byatangiye, abantu batangira gusenga ku cyumweru. Icyumweru bwacyo cyitwa Sunday. Sun izuba, day umunsi. Icyumweru cyari gisanzwe abapagani b'i Roma bagisengeraho kuboneka kw'iki? Kw'izuba. Ariko umuganira n'umuntu, none se kuki udasenga ku isabato? Toka Satani kwa jina la Yesu. Yesu yarabibambye ku musaraba ibyo bintu by'amasabato, ubu ngemba mu buntu. Ukamubwira uti se kudakomeza amategeko y'Imana? Ati ndayakomeza, ntago niba sinsambana sinica, ukayabara kabikenda. Ukamaze uti se ko abaye 9 gusa? Ati Imana nayo ibibireba. Twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ariko ikintu kirimo cy'ikibazo ni cya kindi cyo mwitangiriro, aho Satani yavuze ngo itegeko ry'Imana rimwe ryirengagijwe nta kibazo cyagira gute? Cyavuka. Reka mbabwire amagambo twerekeza ku musozo. Ni amagambo nasomye mu gitabo cyitwa Imibereho Yejejwe, kuri page ya 44, agatabo k'icyatsi. Hari umugore wo muri New Hampshire
uyu mugore yatanze ubuhamya hari mu iteraniro. Uyu mugore avuga ko ubuntu bw'Imana bwari muri we kandi ko yihaye Imana byimazeyo. Umudamu ubwo atangiye gutanga ubuhamya yuko yagiriwe ubuntu kandi yihannye. Maze uyu mudamu akomeza ahamya ko aba bantu ibyo bakoraga ari byiza kuko byakanguriraga abanyabyaha kubona akaga kabo. Uyu mugore yaravuze ati, isabato aba bantu batubwira niyo sabato yonyine ivugwa na Bibiliya. Maze uyu mugore akomeza avuga ko amaze igihe abitekerezaho cyane. Uyu mugore yeretswe ibigeragezo bimutegereje agomba guhura nabyo aramutse akomeje umunsi wa 7 w'isabato. Umunsi ukurikiyeho uyu mugore yaragarutse yongera gutanga ubuhamya bwe avuga ko yabajije Uwiteka niba akwiriye gukomeza isabato, ngo maze Uwiteka amubwira ko atari ngombwa kuyikomeza. Umunsi wa mbere yatanze ubuhamya ko yakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Arangije abantu bigisha isabato mu iteraniro yari arimo. Umutima namutsinda araratekereza ku bigendanye n'itegeko ry'Imana ry'isabato. Arangije ngo Imana iramugenderera imusobanurira isabato neza. Ariko na Satani nawe aramugenderera amwereka ibibazo uyu mugore azacamo naramuka akomeje iki isabato. Uzagirana ibibazo n'abantu, uzahomba akazi, abantu bagukundaga kusenga ku cyumweru bazatangira bakwange n'iki. Umugore abona ibintu ni birebire, ahimba ubuhamya abesha yuko yeretswe kandi atagize gute ateretswe. Mutega amatwi uko byamugendekeye. Noneho arangije umunsi ukurikiyeho yagarutse yongera gutanga ubuhamya bwe avuga yuko yabajije Uwiteka niba akwiriye gukomeza isabato, ngo maze Uwiteka amubwira ko atari ngombwa kuyikomeza. Noneho ngo yumva agize amahoro ku bigendanye n'isabato. Yesu avuga tumva rero, ubwo Imana yambwiye ngo iby'isabato ntacyo bimaze, ndumva umutima wanjye utuje, isabato ntabwo ari ngombwa. Noneho yongeye gushishikariza abantu bose ko bagana urukundo rwa Yesu rwuzuye, aho nta n'umwe ucirwa witeka. Arababwira ati, ibintu by'isabato mubivemo, ahubwo mwiyigishirize urukundo, mwikundira Imana. Uyu mugore ntiyari afite kwezwa nyakuri. Ntabwo Imana ariyo yamubwiye ko agomba kuba uwera, nyamara atumvira rimwe mu mategeko ye risobanutse neza. Itegeko ry'Imana ni iryera, nta waryica ngo ye kubiryozwa. Uwamubwiye ko akwiriye gukomeza kutubahiriza itegeko ry'Imana rero ninde? Kandi akaba umuziranenge n'umwami w'imbaraga z'umwijima, ni Satani wamuganirije. Wa wundi wabwiye Eva mu murima wa Edeni anyuze mu nzoka agira ati, gupfa ntimuzapfa. Ndetse yageze naho yibeshya ko Imana yari inyampuhwe bikabije, ko itabasha kumuhanira kutumvira itegeko ryayo. Uko kwibeshya rero uyu mugore yari afite na Eva yagize. Uko kwibeshya gufitwe n'ibihumbi by'abantu benshi bibwira ko nta rubanza bafite rwo kuba batubahiriza itegeko rya 4. Abafite umutima wari muri Kristo Yesu bazakomeza amategeko yose batitaye ku ngaruka zabageraho izo arizo zose. Birahagije umuntu wese uzabona akakubwira yuko ari umuntu w'Imana, akakubwira ko akomeza amategeko y'Imana, ariko yarangiza akakubwira ngo isabato Imana yarayitanze ngo tuyice nta kibazo, azaba arimo kumvira cya kinyoma cyo muri Edeni. Umuntu uzakubwira ngo umuntu yapfuye, akakubwira ngo impamvu urimo gucuruza ntibigende neza nuko utigeze ujya gusura igituro cya papa wawe cyangwa cya mama wawe, uzamenye ko agusubije kuri cya kinyoma cyahe cyo muri Edeni. Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, kuri paje yantangaje cyane, nahasomye amagambo, ni kuri paje ya 413. Abasomyi muze kuhareba, haranditse ngo, binyuze muri ubu buyobe bukomeye bw'uburyo bubiri, kudapfa k'ubugingo n'ubuziranenge bw'umunsi wa mbere w'icyumweru dimanche, Satani azaboneraho kugusha abantu mu bishuko bye. Imitego ni ibiri: kwanga isabato
ukayitera umugongo, ugasenga Imana ku cyumweru, isabato y'Imana iby'Imana yipangiye ukabishyira ku ruhande. Kwemera mu mutima nama wawe yuko umuntu yapfuye aba adapfuye, ibyo bintu bibiri Satani azabyuririraho, afata abantu abarimbure babura ubugingo. Ariko n'uyu munsi wa none abantu ntago bumva agaciro k'amategeko y'Imana, abantu ntago bumva ko bagomba guhangana na Satani n'ibinyoma bye. Kubw'ibyo rero Bibiliya yawe uyu munsi reka ikubere umwigisha mukuru. Iyi Bibiliya iravuga ngo umuntu yapfuye byose biba birangiye, urwango rwe n'urukundo rwe biba birangiye, ntashobora no kugaruka ngo agire icyo ahuriraho n'abantu. Ariko uyu munsi wa none abantu barimo bararamya bapfuye. Icyumweru cyazanywe n'ubupapa giturutse mu bupagani, ariko uyu munsi wa none n'abantu benshi rwose iyo umubwiye ngo usenga ku isabato arakureba akavuga ati se urinjije bingana gute, ntabwo uzi kubara iminsi. Turuka ku wa mbere ubara ku cyumweru n'umunsi wa kangahe, ukabarira ku ntoki 1 2 3 4 5, uzi ko bibaye umunsi wa 7 koko. Burya ku cyumweru n'umunsi wa 7, ariko wajya muri Bibiliya ntagatifu muri Luka 24 bakakubwira ngo ku cyumweru mu museke ari wo munsi ukurikira isabato, Mariya Magadalena n'abandi bagore baza ku gituro cyande Yesu yazutse ari ku cyumweru kandi bwari bukeye, isabato yagize gute? Yarangiye. Uru rujijo umuntu utari buruvemo ngo akore ubushakashatsi azabazwa byinshi. Bantu b'Imana, iki ni igihe cyo gukunda ukuri. Iki ntabwo ari igihe cyo gufana amadini, ni igihe cyo kuba umwigishwa wa Bibiliya. Imana iturinde kandi irinde ibitekerezo byacu, iturinde kuganira na Satani, kuko Satani agiye gukomeza kuganira n'abantu. Ariko twebwe Imana iduhindura intama zayo, zumva ijwi ryayo kandi zikamenya n'umwungeri nyakuri. Ukurikire Yesu, ajya imbere umukurikire, nibwo uzabona amahoro n'umugisha. Nibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Ntabwo ari ngombwa yuko Yesu umuhindura umushomeri. Yesu arimo aravuga ngo icyakora nari narapfuye ariko none ngize gute? Ndiho. Emerera Yesu azukire muri wowe uyu munsi, umusubize ububasha. Muri uyu mugoroba ndashaka kubaza niba hari umuntu naho yaba umwe ushaka gutera umugongo ibinyoma bya Satani, akabwira Imana ati Imana uyu munsi ndahagurutse, nje ngushaka kugira ngo mpinduke umwigishwa wa Bibiliya, nje kugusaba imbabazi z'ibyaha nakoze, nje gufata mu kiganza cyawe kugira ngo umfashe muri uru rugendo rw'ubu buzima. Mana, ndashaka kugushinganishaho ibyiringiro byanjye, urugendo rw'iby'umwuka. Ndi umunyantege nke, ndagusaba ngo mfate ikiganza uzangeze iwacu amahoro. Uwo muntu nashaka bumwe, niba hari naze dusenge. Ushaka gufata ikiganza cyawe ukagishyira mu cya Yesu, ukamubwira ngo nyobora uzangeze iwacu amahoro. Wigumya gutinda, reka kwijyana mu bintu by'ibyaha, ngwino winjire uzarindwa rwose. Imana iguhe umugisha. Duhagurutse. Aragutarura mbenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amateka yacu ntabwo ahishe kuri wowe. Dushobora kuyahisha abo twashakanye, dushobora kuyahisha abo tugendana nabo twirirwana, ariko amateka yacu imbere yawe yambaye ubusa. Kuva ibinyoma bibiri byaboneka muri Edeni, n'ubu natwe Satani arimo aradushuka. Satani atwumvisha yuko dushobora kwiba ntitugire icyo tuba, aratwumvisha ko dushobora gusambana ntidupfe. Satani atwumvisha yuko dushobora gukora ibyaha tukica n'itegeko ryawe ntitugire ikibazo. Ariko muri uyu mugoroba tumenye yuko abakora ibyo ushaka aribo bazagira amahoro gusa. Tubabajwe nuko twaguhemukiye, waturemeye amatwi uduha umutima kugira ngo tubashe kumva ijwi ryawe, ariko ijwi rya Satani niryo twumvira. Twumvira amajwi y'abadushuka. None Mwami Uwiteka, ngwino usiga amavuta ku matwi yacu tubashe kumva ijwi ryawe. Ngwino tubere umujyanama, ngwino we gukomeza kutwemerera kujya aho dushaka. Ijambo ryawe ritubwiye yuko
washyizeho amategeko yawe, washyizeho isabato yawe ngo uhure natwe, uturuhure kuko uri Imana iruhura, utubere uburuhukiro. Uko guhura kwacu niko kwiswe isabato. None Satani yatujyanye mu zindi nyigisho. Mwami Uwiteka, ngwino wongere utugarure mu buryohe, tubabarire ibyaha byacu, uduhe kugufata mu kiganza two kukurekura. Mwami Uwiteka, muri uyu mugoroba hari abana bawe bateye intambwe. Ntago baje basanga abantu, ntago baje basanga idini, ni wowe baje bashaka. Bafite agahinda mu mutima k'iminsi yabaranze, ariko ngwino ubahe umunezero w'uyu munsi. Reka uyu munsi batahana indirimbo ivuga ngo ntabwo twigeze kugukunda nk'ubu ngubu. Imitima yacu yiha amasezerano y'uko utazongera kuturekura. Tugiye gutaha, turasabira igihugu cyacu umugisha, turasabira abayobozi bacyo umugisha, turasabira imiryango y'abari aha ngaha umugisha, kugira ngo Mwami Uwiteka, ubwo uduha kugubwa neza tukabona umwanya nk'uyu nguyu, n'abacu n'abo tubana imbaraga yawe bibagereho. Tukweretse abo twakoranye ibyaha kera batarakumenya bakiri aho, ngo uturinde kubatunga urutoki no kubaciraho iteka. Ahubwo ibyo wakoze muri twebwe byatumye tugukurikira, ubikore muri bo nabo baze bagusange. Kandi uduhindura umunyu mu gihe isi yabihiwe, duhindura urumuri mu gihe isi ifite umwijima. Ndakwinginze muri uyu mugoroba, ngwino ugire ikintu kidasanzwe ukora mu buzima bwacu. Witeguye ku munsi w'ejo kutugaburira ijambo ryawe nk'uko uritugaburiye. Witeguye ku munsi w'ejo kudufatisha umwanzuro nk'uko udufatishije. Ukomeze udukoreshe urugendo dutera intambwe tugusanga, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.